Hello, ni Kwinkuru TV, nizeye ko mukomeje kugira ibihe byiza, tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Sonia, turebe imico n'imiterere ikunda kuranga abakobwa cyangwa se ababyeyi bitwa ba Sonia. Nizera rero yuko aho muherereye hose mukomeje kugira ibihe byiza, n'abashyashya mbaye ikaze kuri iyi channel y'Inkuru TV, mbasaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bageraho biboroheye, kandi nanabasaba niba hari ibyo mwungukiye muri ibi biganiro tubagezaho, mbasaba yuko mwakora like, mugakanda kuri icyo gipfunsi cy'umweru, n'ababishoboye mukatwandikira muri comment. Sonia rero ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rikomoka mu rurimi rw'Ikigereki, rikunze kwitwa abantu bo mu bihugu byo muri Aziya ndetse no mu Burusiya. Iri zina rero rikaba risobanura ubwenge. Reka turebe rero mu bigiye biranga uyu mukobwa cyangwa se umubyeyi witwa Sonia. Sonia nta muntu n'umwe ajya yishingikirizaho, iyo akigera ahantu ashobora gutangaza abantu ahasanze bitewe n'uburyo yita ku bintu byose kandi akamenya kuvugisha abantu mu byiciro barimo. Ntakunda kumva ibitekerezo by'abandi, aba yumva yihagije kandi aterwa ishema no kugira ibyo ageraho nta muntu ubimufashijemo. Sonia rero ashobora gushidikanya ndetse ntiyizera, ariko nanone Sonia agerageza kubihisha ndetse agira amarangamutima menshi ariko atagaragarira inyuma. Yishimira gukundwa ndetse no gukora ibintu bituma abantu bamukunda. Kuba inshuti ya Sonia rero ni byiza, kuko igihe cyose umukeneye arakugoboka atazuyaje. Azi kuvuga amagambo atanga ihumure, gusa we atoranya inshuti kuko ntapfa kwizera abantu kandi aha umwanya umuntu yizera yahisemo kubera impamvu runaka. Sonia uzasanga ari umukobwa cyangwa se umubyeyi ukunda akazi, gusa nanone akazi ke kagenda neza ari uko afite umubano mwiza n'abantu bakorana nabo, aho umuryango we ndetse n'umwihariko ku mukunzi we. Sonia rero iyo akiri umwana agira ubwigunge kandi ntapfa kuvuga uko yiyumva. Ni umwizerwa kandi agira ibitekerezo byiza. Ababyeyi be biba byiza iyo bamutoje kuvugisha abantu. Sonia atangira gutekereza ku buzima bw'ahazaza akiri umwana cyane, ahangayikishwa n'ibibazo by'ubuzima mu gihe abandi bana baba bitekereza ibintu bidakomeye. Sonia rero, umukobwa cyangwa se umubyeyi witwa Sonia, uzasanga akunda kuba ari wenyine no kwitekerezaho,
akunda gahunda ndetse no kubahiriza igihe, akunda ibintu bidasanzwe, agira ibanga cyane kandi ntajya ahemuka. Ibi abikora yaba ku nshuti ze ndetse no ku mukunzi we. Sonia rero ni umuntu usanzwe iyo akimubona ubona ari umuntu ucecetse cyane kandi utisanzura ku bantu. Ibyo biterwa n'uko agaragara nk'utajya upfa guhungabanywa n'ikibonetse cyose kandi yihagararaho cyane, yanga uwamucishamo ijisho. Ntabwo Sonia akorera kuri za munyangire, nta nubwo ari wa muntu wakoresha ikintu atagishaka. Sonia yubahiriza inshingano ze, iyo yihaye gahunda arayikurikiza, akora uko ashoboye ngo yihe ibyo akeneye byose, natwe nta muntu n'umwe ateze amaboko. Sonia ni umukobwa cyangwa se umubyeyi wanga agasuzuguro, kandi iyo yihaye intego aruhuka ari uko ayigezeho. Sonia uzasanga ari umukobwa cyangwa se umubyeyi uhisha intege nke ze, harimo nko gushidikanya cyane, akaba atizeye neza ku byo agiye gukora yuko bizatungana, kandi agira umutima woroshye cyane no guhangayika mu rukundo. Aba yumva akeneye urukundo cyane ku buryo ashakisha uburyo bwose ngo akundwe kandi nawe ashimisha abandi. Abamuzi neza rero Sonia bazi ko ari wa muntu utazuyaza kugufasha igihe umuntu akeneye ubufasha. Icyakora nanone Sonia ararobanura cyane, ntabwo yakugira inshuti ye ya hafi atakwemera ku kintu runaka. Mu bijyanye rero n'akazi, uyu mukobwa cyangwa umubyeyi witwa Sonia aba yumva yakora harimo akajyanye n'ikoranabuhanga, ubuganga, ubumenyi bw'ikirere, imitako, imideri ndetse n'ibindi bijyanye n'ubugeni. Mwakoze rero cyane kuduha umwanya wanyu, nizere yuko murushijeho kumenya no gusobanukirwa imico n'imiterere iranga umukobwa cyangwa se umubyeyi witwa Sonia, n'aho baherereye hose n'inshuti zabo n'imiryango yabo. Nizera yuko bakomeje kugira ibihe byiza, n'abadukurikirana nkaba nizera ko bakomeje kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Icyo mbifuriza ni ukugira Imana n'amafaranga. Mwakoze cyane.